atya aba yipanze umwana w'umukobwa bita Miki, maze kumwipanga rwose Miki turanamubona turavuga ati umusaza nimba azanyemo uyu mukobwa muri iyi diro ni ibintu bamaze guhararukana barahararukana kuko Regis azabe makuru tubivuge mu busesenguzi azi neza ko umugore yabyaye n'umugore yarabimubwiye koko nta kintu yamuhishe. Ikigaragara cyo ibindi byose barabika. Yes, twongeye kubaha ikaze rero kuri Rukumbi TV. Uwe wakoze subscribe uruwagaciro cyane, reka nkushimire. Hanyuma nawe utarayikora nyarukira kuri Rukumbi TV ukande subscribe, naho munsi ya video urabona ahantu handitse ijambo subscribe, ukandeho, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibonera igihe. Hanyuma twihanganishe abantu batameze neza, abagize ibyago, abarwaye ndetse n'abandi batari muri situation nziza, bihangane, ntabwo ariko bihora, niko ubuzima bugenda. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bimeze nabi, ejo bimeze neza, uyu munsi bimeze nabi. Nuko bintu bigenda n'uyo cycle y'ubuzima tubamo. Hanyuma nawe ufite serivisi utanga cyangwa ufite business yawe, yizane kuri Rukumbi TV tukwamamarize, tukugereze ku banyarwanda cyangwa se abatuye isi serivisi utanga. Hanyuma ahangaha nkuko mubibona muri kamera za Rukumbi TV, dufite umugabo hano, dufite umutumirwa watuzaniye byinshi, watuzaniye ibintu byinshi cyane. Hanyuma reka tumwakire, tuguhaye ikaze umusa. Murakoze cyane. Yego. Ese ubu ngubu ni ngombwa ko ukomeza kwibwira abateze abakurikira Rukumbi TV ntibamaze kukumenyera kuri iyi channel? Benshi bose n'ibindi utazi. Tuguhaye ikaze rero. Yego. Kandi nyihora naho. Hanyuma rero ngaho utuzaniye iki uyu munsi? Uyu munsi rero ni nkuko twababwiye, tugiye kujya tubakorera utuntu duto kugira ngo kwanza tutajya tubarambira, ariko nanone musibe kutagira gute kutadutiza umwanya wanyu kugira ngo tubane. Uyu munsi rero tugiye gukora kuri uyu mugabo maze iminsi mbona ibintu byaradogereye by'uyu mujama bita Regis. Mwamenye cyane muri sinema, mwamenye kwa ba Patino, kwa Banyagiso, kwa ba tunabona abanye barakinanye no kwa Kiramani. Tugiye kugaruka rero kuri uyu Regis, nitumugarukaho turaza guhita noneho tunabona n'umurongo wundi tugiye kuganiraho. Uyu Regis rero mu minsi yashize hasohotse ibintu saga ziri kuvuga ngo Regis, ariko Regis tunasubiyeho inyuma ho gatoya, Regis si umuntu woroshye. Regis ni umuntu waje hano muri sinema, ku bantu bakunda ibintu by'igitsuri murabizi ukuntu kuri rya jisho rye n'igikara kabisa, urumva bihita bihurirana rero, n'izina ririhuta riranyaruka birenze ibindi byose rero. So rero Regis niwe tugiye kugarukaho ku bantu mwamudukurikiye, nawe reka tumuvugeho gatoya cyane kabisa. Regis uramuvugaho iki? Regis amaze igihe avugwaho, yigeze kucamo akantu yuko yashwanye n'umukobwa yakoreshaga muri sinema yiwe bita Miki. Ibyo muri sinema yiwe twibutse n'abantu, hari n'ibintu nkora mvuga ati ibi bintu by'abakobwa cyangwa se by'abagabo baza muri sinema bagafatisha, cyangwa se bakajya no mu muziki, cyangwa se no mu bindi bintu, entertainment ikabamenya, yamara kubamenya bakongera bakaza bagagira bate, bagasiga icyo nakwita icyasha cyangwa se isura mbi mu bafana. Nk'ubu ngubu uyu Regis turi kuvuga yaraje arakina filime, turamukunda turanamumenya, ngira ngo abatamuzi wenda ni bakeya kurusha abazi iryo zina. Ariko Regis agira atya aba yipanze umwana w'umukobwa bita Miki, maze kumwipanga rwose Miki turanamubona turavuga ati umusaza nimba azanyemo
uyu mukobwa muri iyi diro ni ibintu by'agaciro, birangije dusanga ngo bijemo n'urukundo. Ibi bintu nibyo twanavuze duhora tuvuga, umuntu araje yanditse izina, amaze kwandika izina ariko hari n'abandi bantu atayemo ataye ibintu. Abantu musenga mwasengeye ya YouTube channel, amazina bari kuzana barangiza bakarenga bakongera bakayasiriba, tugakora ikintu cyitwa isengero, abantu muzindukira muri za nibature. ariko nuvuga ngo Miki na Regis nyuma yo gukinana byagiye bivugwa yuko harimo n'ubucuti, ubucuti butari ubucuti busanzwe, ubucuti bw'urukundo. Uretse n'urukundo, ngira ngo n'urukundo, wenda iyo tuvuze urukundo abantu bose bagira urukundo, yego, ariko urukundo rwabo ugiye nshaka kuvuga nuko bakundanaga nk'umusore n'umukobwa, wenda bashobora no kugira n'indi mishinga yagutse, wenda yo kubana cyangwa se yo kugira indi mishinga ishingiye ku rugo. Kandi nkurikije n'ibyo nabo bagiye bivugira, ako kantu wahita wumva ko nako kari karimo. Ahubwo nyuma yabwo baje gushwanishwa n'iki, byaje kugenda biti? Njyewe nibyo navugaga ruguru, ibi ngibi by'uyu mujama bya Miki, urumva ibi ngibi bya Miki na Regis nibyo nahoze mvuga na ruguru. Ibi bintu by'uru rukundo sinzi none urukundo nyarwo bundi n'uru, kubera ko kera habagaho ikintu cyitwa urukundo nyarukundo, abantu bakanywana. Ibi bintu nimba bitangiye kujya biza, umuntu ngo arakuba, ibi bintu ntabwo ari urukundo, ni ukubara umuntu ukavuga ati uyu muntu nshobora kumubariraho icyambu, nshobora gukundana nawe, bigahita bimvana bikageza. Kuko iyo bibaye ari urukundo, nkeka ko nta n'imyaka 3 ishize binjiye muri urwo rukundo mwebwe mwirirwa muvuga nk'itangazamakuru, ariko twe nk'abasesenguzi ntabwo tubona ari urukundo, tubona n'imibare. Sinkabyo biri kuba mu makwa ari kuba tugakoma mu mashyi ngo twambariye umuntu mu cyumweru kimwe tukumva ngo divorce. Imibare ishingiye ku mitungo, ishingiye ku yes, imitungo kameme. Hanyuma ukaba wowe wumva ko Regis na Miki kuba barakundanaga, ninde wabaraga undi mu iyo mibare imeze gutyo? Regis ni wabaraga umukobwa cyangwa umukobwa yabaraga? Uko byagenda kose byanze bikunze bose barabaranye. Kuko nimba na Regis nawe yaragiye kwinjiramo hariya akavuga ngo uyu muntu reka mufate, noneho bijye hanze byitwe ko dukundana, sibyo? Harimo imibare ku mpande zombi, tubyumvikaneho, kuko ntago mpamya ko bano bantu kwa rukundo ruraho ngo Miki wenda ari kubara runaka, ngo undi ari kubara. Aba bantu uko byagenda kose bose barabaranye. Bose barabaranye, kuko nkeka ko ni nayo mpamvu wabonye buri wese yiciriyeho bisanzwe. Ahubwo icyo nibaza, buri umwe imibare yari afite yarahuye, kugira ngo wenda tutaza kubijyamo cyane, yarahuye. Ariko bibaye imibare itarahuye, haba harimo ikintu kimeze gutya. Imibare ibaye itarahuye, niho handi twahita dutangira kumva batangiye gushondana, bakarwana, cyangwa se noneho buri wese akavuga, buri wese akashaka kuvuga. Ariko ubwo nta wavuze. Miki nimba yaravuye iyo ngiyo tutari tumuzi, noza akamuzana uyu Regis akazana Miki, bagashwana. Miki ntagire ikintu atangaza nyuma yo gutandukana kwabo, na Regis nawe ntagire ikintu atangaza. Aba bantu bashobora kuba ewana byarahuriyemo. Nibyo by'ibyo ngibyo rero twavugaga. Aba bantu batandukana, uriya hari ukuntu abantu batandukana ugatangira ukumva amakuru, buri wese ati njyewe uriya ibiki n'ibiki, bagatangira bagashyoshyoranya ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko bari naho n'ubundi basanzwe dusanzwe tubazi, noneho nabo ntibihishira rero. Ariko njye nkibaza, aba bantu bakimara gutandukana, umukobwa yahise abona undi muhungu, bita tubona hanze ngo ari mu rundi rukundo. Harya n'uwo bita
aga promoter. bahise babonana nawe dutangira kubona amavideo bari ku mazi barimo baroga. Regis ubwo araha aracecetse, dutangira kubona amavideo pe mu rukundo, kugeza n'ubwo ejo bundi bari kumwe batwara kiriya gikombe. Nge hari ikibazo mba mfite nshaka nko kubaza nk'abantu batanga biriya bikombe, byari amafestivale, bari abantu tuvuge kuri sinema, ubundi bayatanga bashingiye nko kuki ku byo umuntu yakoze. None se nka Miki uyu nguyu Miki yakoze iki gituma afata igikombe? Se ntabwo yakitinga neza kwa Regis. Ubu se niwe mukobwa dufite hano mu gihugu wakitinga neza? Ni buri abakora abaselekisiona cyangwa se bategura irushanwa bafite ibyo bagendeyeho kugira ngo babe ari we baha igikombe. Nge namye nkunda sinema, nongera nkunda n'ikintu cyitwa umuziki, nongera yewe nkunda n'ikintu cyitwa football. Ibyo bintu uko ari bitatu. Ngiye mu mupira dukora selection, bakora selection icyo gihe ahantu bita ku Gishitingi, abahazi barahazi hano hafi mu Kabagari. Nza mu bantu batsinze selection muri football. Tugiye muri camp, nyiri kipe araza, runaka na runaka mu nsange muri office. Tujya uzi ikintu batubwiye? Buri muntu bamuhaye itike yo gusubiraho aho yaturutse. Twasohotse n'abandi binjira, umubare basohoye niwo twasohotse turi abantu 6, hahita hinjira abandi 6. Yego. Njya muri sinema, ngiye muri sinema ndakina, nza kugera kuri seti y'umugabo yari umudirector bita Waze, abantu baramuzi. Waze ari umamagaye, arambwira ati rero gwino nabonye uzi kwakitinga, ubwo naye nagiye muri casting Nyamirambo ndayitsinda. Ngeze kuri aho twagombaga gukinira filime, abo twari gukinana nsanga nari mfite icyo gihe role nziza pe nziza, bari bampuje n'abantu wanabona ko iyo filime yo nikina nari kuba ncibiti n'amabuye pe, izina ryari kuba riri ku rundi rwego. Ngezeyo umugore umwe wari urimo akimbona, akimenya ko ari nge tuzakinana, abona ntanzi, abona mbega abona kuba we azwi tugiye gukinana, kandi hari role twari gukinana ngo turi mu buriri kuntu, abona tuzakinana, ahita atanga ripoti. Icyo gihe boss wacu yabaga hanze, ahita amubwira ati uyu muntu ntabwo twakwemera gukinana nawe, ati kubera yuko ntabwo nakwemera gukinana nawe, ati kubera yuko mbona atari ku rwego rwanje. Ayo si amahirwe ya gatatu, ya kabiri. Bivuze iki rero? Ibi bintu twirirwa tubona ari nayo mpamvu tutanagira n'iterambere mu mupira, nta terambere dufite. Ikipe yacu irajya muri Kagame Cup ikavamo rugikubita. Amavubi nta na rimwe yewe ararenga, usibye ndayeti nigeze kugira byibuza ikagera higera. Ibi byose dufite abana bafite umupira mu maguru yabo bashoboye, ariko iyo hatajemo ikintu cy'iyi ruswa, iyi ruswa iba mu bantu bafata imyanzuro muri ayo makipe, nge hari abana benshi nzi. Reba ugiye hano ku kibuga hano za Gikondo, batuye hano Gikondo, ugeze ahantu bita Sejeni ukareba abana batoya bakubita tushe kuri bare, bakoraho rimwe gusa, kubita rimwe gusa, batanga za kufura zikata. Ukagenda ahantu bitaga kuri malariya, ukirebera tara zihari n'ibindi bibuga n'ibindi.
wahita ubona ko aba bantu twebwe dufite ngo twita ngo abakinnyi ngo b'ibirangirire hano mu gihugu batari banafata n'ikipe y'igihugu byibuza ngo bayijyane. hanyuma kuri kiriya kibazo cya Regis na Miki mu gushwana kwabo, nk'umuntu ukurikiranira sinema hafi cyangwa n'amakuru y'abayikora, wowe ukeka ko byaba byaraturutse kuki kugira ngo bashwane bivemo Miki ko ajya ahita abona n'undi mukunzi? Byatewe n'iki? Ni imikoranire y'akazi itaragenze neza, ni bya bindi by'urukundo byajemo agatotsi, ni ibiki? Na cyane yuko uriya mukobwa we yatangiye ari umukozi wa Regis, nyuma aza kwisanga mu rukundo, hanyuma baza gushwana. Byatewe n'iki nk'umusesenguzi ubikurikiranira hafi? Urumva ikintu gishobora kuba cyarasembuye ibi bintu, Miki ashobora kuba yaravuze ati uyu muntu, cyangwa se akaba hari n'abamugiye no mu matwi, akavuga ati uyu muntu rero uri gukorera, aho kugira ngo ukomeze ube umukozi we, unaramutse unagize n'ubwenge wagera ku yindi level. Ko buri hari igihe tugira n'abantu b'inshuti batwicaza bakatugira inama. Ariko nigeze kumva bavuga yuko bashobora kuba barapfuye umwana, kuko uriya mukobwa n'undi yarabyaye yari umufiyemeri n'ubundi. Nigeze kumva rero ko niba umuntu babyaranye ngo yabaga hanze nyuma akaza kuza ari ibyo ngibyo. None se reka nkubwire, ubuzi abantu ubu ngubu tuvugana bashinganye n'ingo n'abantu babyaye bakabyarira mu ngo. Icyo ngicyo si cyo kintu gishobora gutuma, ariko wenda buri muntu wese agira uko wenda umuntu agira uko twari ibintu, uko yumva ibintu. Ariko se nkibaza, bajya gukundana, keretse wenda ikosa ryaba ririmo, keretse Miki bajya gukundana yarabimuhishe, wenda Regis akazabitahura nyuma. Oya, numvise umukobwa avuga ko Regis yari abizi, n'umwana muzi, na Regis aravuga ati jyewe umwana ndanamukunda, njye nanamwitagaho nk'umwana, nk'aho ari uwanjye. Yego. Ariko ikintu cyaje kuzamo guteza agatotsi ntago kigeze kimenyekana ngo bivugwe ngo bapfuye iki. Ntago bapfuye uwo mwana. Ubwo rero ikigaragara ni uko bano bantu bamaze guhararukwana. Barahararukwana. Kuko Regis azabe makuru, tubivuge mu busesenguzi, azi neza ko umugore yabyaye, n'umugore yarabimubwiye koko nta kintu yamuhishe. Ikigaragara cyo ibindi byose barabikoraga, sibyo? Ubwo kintu cyaba kindi kisigayemo rero kikibazo, nako kitari ikibazo, ubwo bari babanyeho nka kuzungu, bahanye igihe. Umva rero ikindi, iki kintu nacyo ukitubwireho nk'umuntu ukurikiranira hafi sinema. Yego. Ndetse n'amakupure amwe n'amwe agenda aca ibintu muri iki gihugu. Atangiye ari umukozi, biza kugira habaye umukopine, undi abaye kope, umwe yari boss undi yari umukozi. Barashwanya, barongeye barasubiranye rero. Icyo kintu gisobanuye iki hagati ya Regis na Miki? Ni ukuvuga ngo hari video nabonye kuntu bahoberana bazamuka mu maesikariye, kuntu buriya mpita njya muri comment. Je hari na video nabonye ariko nyifata nkaho ari filime, bari gusabana imbabazi. Iyo ni filime ubwo. Aba bantu babaye bagahita nka kuri abasubira, yaba ari prank bashatse gutegura wenda kugira ngo kino gikomba kibone Miki. Abantu wenda hari abantu bagira amarangamutima ku rwego rwo hejuru, bakaba baravuze ati reka dusengere Miki afate kariya gakombe basi kamuhoze, kuko nta kuntu wambwira ngo agapromota araje afasha umuntu atwara igikombe, amajije gutwara igikombe tukongera kujya twumva ngo umwe ngo tubyite hahandi se yaciye. Ntabwo mbizi. None se uyu mukobwa rero Miki
ubwo ngubwo we yaba afite ikibazo ati giteye gute Miki yongeye agafata umwanya akajya kwa Regis yagiyeyo yasubiye na filime ziri gusohoka none bakundana iki kintu reka nkubwire iki cya Regis na Miki harimo ikibazo iyi ni prank kandi izi kibazo cy'izi prank bakora ikibazo baba batanazi neza babikora uyu munsi tukagira ngo koko nibyo abasenga bagasenga buri kimwe cyose ariko barangiza bakaba ari ibyo bapanze bo umwaka utera ibuye undi gutyo bakabiterana ariko ikibazo kiba nyuma y'ibi byose iyo bibaye byanyabyo biguma bimeze nka wa mwana murizi ngo udakurwa toze twebwe duhora tugira ngo apo kwa kundi batwitse byarangiye ibyo mwoko nabitaho umwanya uzareba prank yije ari ubwa mbere nk'ubu n'urugero wumvishe ngo Knowless na Clement bashwanye ibyo uwo munsi iyo nkuru wayishyira hanze bwa mbere yarebwa ariko bibaye gatatu ubwa mbere ikaba icyo gihe iyo nkuru turemeranya neza ko yarebwa ubwa kabiri hagatabuze si byongeye si nka kwa kundi ubwa gatatu iyo nkuru igize views byibuze 1000 irarora kubera ko abantu bahora bazi ngo ni bya bindi ubwo nyine bashatse kongera gutwika ngo basaze imbuga nkoranyambaga nyine bikagenderaho kandi hari ikintu birengagiza nuko bishobora kuba none hari ibyanyabyo n'abagombaga kubafasha mu ubwo bwiyongeze babikora reka urese aravuga ati ibyo ni byandi byanyu n'uwashakaga kubafasha n'urugero nk'ubu wagiye wumva abantu bataka bavuga ati rwose ubuzima tubayeho ntabwo bumeze neza gutya na gutya bakaboherereza amafaranga twigirira n'amahirwe twigira abantu bigirira imitima myiza ati mudereze ahantu dufasha tubushyira bakabushyiraho 1 2 3 ayarya kandi abeshya bagafata na video ngo yarembye ngo arara hasi bikiri amafaranga bakayohereza 1 2 3 ariko yageze muri ya situation igihe akeneye bwabufasha bisanga izi mbuga nkoranyambaga noneho ko aba yarabishyizeho bisanga abantu benshi barabimenye bagahita bavuga ati hoya n'ubibwiye byanye byakakubwira ati shaba ngaba byihorera ibintu rero bizatuma n'umuntu ugira umutima wo gufasha agera agatangira akavuga ati apo ibyo nibyo ku mbuga nkoranyambaga yego ndamufana ariko ntabwo ibyo byancira ishati okay birumvikana rero ibara y'abakobwa n'abasore bateje saga bavuzweho byinshi reka tuzabagarukaho uko tuzagenda tubona imyitwarire yabo tuzagenda nanone tubagaruka ahubwo ngubu ikintu ngiye kuhita nkora ubu ngiye kubanza neza ninsanga koko bongeye bagasubirana ejo turahita dukora ikindi kiganiro kuri bano bantu iki uyu munsi reka tugisoreza